Nibyo Rayonsports yasinyishije umuzamu mushya, ni mu gihe undi muzamu Simone Tamare adakozwa kugaruka mu kipe Rayonsports. Ku rundi ruhande ivuga ko ashobora kugera muri Rayon kuri uyu munsi, aho bavuga ko abagande mu kipe Rayonsports bafunze umurkwe. Uyu ni Charles Bare ndetse we Musayisi no baramubwiye ngo igumireyo kuko nagakenewe mu kipe Rayonsports, ndetse hakaza n'uyu Simone Tamare ivuga ko batari bagera mu myitozo. Kandi ubwo ikipe Rayonsports mu bakinnyi 11 ifite guzakoresha ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2024 ubwo shampiyona izasukurwa. Iyi ekipe izasakirana n'ikipe ya Kandi United, ubwo nabazakoreshwa. Undi mukinnyi utazakoreshwa Nteritsenzinga Ruvumbu wasabye uruhushya mu kipe Rayonsports akaza kurwaza mama we. Ku rundi ruhande ikipe Rayonsports ikaba yasinyishije umuzamu mushya akaba ruzabanzamo, by'umwihariko kuri ekipe Paul Gomez akaba azaba ari rutayizamu nawe azabanzamo. Ku rundi ruhande urumva ko mu kibuga hagati hazakina Ngendahimana Eric uzaba asimbura Aruna Musa Majyariwa, ariko nuko n'ubundi Muhire Keve azakina ku mwanya wa Ruvumbu, azakina nomero 10. Numva ko mu kipe Rayonsports hazaba harimo impinduka zikomeye, ni mu gihe uyu mukino izawakira. Abareyo musabwe kuwitabira mukaza mugashyigikira ikipe yanyu, dore ko mugomba kuyiha amafaranga. Ni mu gihe hagaragaye ikibazo cya mikoro, akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo gusinyisha abakinnyi itabahaye rekritoma. Ikipe Rayonsports byaratunguranye mu gihe itasinyishije bamwe mu bakinnyi bari bizewe cyane ko izasinyisha. Uyu ni Hamis Cedric, anagabanyije igiciro akakigira miliyoni 3 ku kwezi. Abajyanama wa Jean Fidel barabyanga. Aha byanatunguye abareyo. Iyo yari yifuza kugaruka mu kipe Rayonsports avuga ko ari ekipe akunda, ariko ibibazo biri mu kipe Rayonsports byatumye adasinya muri ekipe. Ikipe Rayonsports yari ifite kwibikaho n'undi mukinnyi ukomeye cyane w'ikirongozi. Ibyo bikaba bivuga neza ko n'ubundi adashobora gusinya mu kipe Rayonsports kubera ko ikipe Rayonsports ifite amahirwe makeya kuri uyu musore. Ni mu gihe ikipe Rayonsports yanatungurana ku rundi ruhande ikamusinyisha kuri miliyoni 40, ariko nanone nuko ubwo ufite azongererwa, udafite bazamwaka nuko arafite. Ni mu gihe biri kuvuga ko Joachim Ojera arimo kwifuzwa n'ikipe ikomeye hariya mu gihugu cya Libya. Aya ni amakuru yizewe kandi azira ibihuha ugezeho umunsi ku munsi kuri Gikundo Info. Nguhaye ikaze aho uherereye hose mu bice byo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ntiwibagirwe gukora subscribe munsi ya video kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye tuzatubwira umunsi ku munsi. Ubu deba ihari ni uko Nteritsenzinga Ruvumbu ariwe wagakwiye kuba umukinnyi wa season yose yarangiye, kubera bimwe mu bikorwa bidasanzwe yagaragaje. Ibi abareyo bo bahita bikomera amashi, ndetse ubu barimo gutoranya umukinnyi mwiza cyane kurusha abandi. Uyu mukinnyi yatsinze hat-trick umunsi umwe, ndetse aba n'umukinnyi witwaye neza ukina na bagenzi be. Bavuga ko ari we playmaker wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwita Nteritsenzinga Ruvumbu. Akaba yagiye kuba amatora yo guhitamo umukinnyi witwaye neza ndetse anagaragaza ko ari we mukinnyi mwiza muri shampiyona. Ubwo reka tubitege amaso. Ikipe Rayonsports hejuru cyane, mukomeze mwihanganira ibibazo biri mu ikipe Rayonsports, ahubwo ikipe Rayonsports yubake ikipe Rayonsports itarimo ibibazo bitandukanye, dore ko iyi ekipe n'ubundi yanze ko abakire bayo bigurira abakinnyi. Ibi bivuga ko atari ibyanyabyo. Ibi ntabwo yaba ari imiyoborere myiza. Ku rundi ruhande kumva ngo Paul Muvunyi afite umukinnyi yigengaho ndetse n'umutoza, mu gihe
yaba avuze bikaba byagorana ko yamutegeka icyo ashaka, ahubwo akazamo amakimbirane amwe n'amwe. Ni mu gihe ikipe ya Rayonsports yavuye mu bihe bibi uvanywemo Uwayezu Jean Fidele umutera imijugujugu n'ibindi bitandukanye, ariko akaba nibura ayigejeje ku rwego rwiza. Asantene sana.